This is Maximed. Maximed TV. This is Maximed. Maximed TV. Maximed, link up with the world. Inshuti bakunzi ba Maximed TV, nizere ko mugwe neza cyane kandi mumeze neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye. Njye ubasuhuza ni Isa Noel Kenijabo, nizera ko mugwe neza cyane kandi mumeze neza cyane. Ndashimira cyane King Saint kuri kamera, akaba rero ariwe udutunganiriza aya mashusho kugira ngo muyabone neza mu buryo bwiza cyane. Hanyuma rero nkuko mubibona turi kumwe n'umuririmbyi, benshi mwamaze kumubona, muramuzi, ni umuririmbyi akaba kandi umuhanzi, akaba umuhimbyi w'indirimbo, akaba yaragiye anyura mu makorari menshi agiye atandukanye. Harimo ko hari ukuboko kw'iburyo aho yanyuzemo, yaririmbye muri mu ndirimbo yabo yamamaye cyane, indirimbo yitwa Ikidendezi, niwe ugaragara uyitera. Mwe mu ndirimbo ndibuka aho meruka kwirebera kuri YouTube yari irengeje hafi miliyoni 2. Akaba kandi nawe ari umuhanzi wagiye ukora indirimbo ku giti cye, n'umuhanuzi mu mpano zitandukanye, n'umuhanuzi kandi akaba n'umuvuga butumwa. Yitwa Nice Usanase. Nice, amakuru yawe? Amakuru ni meza, ndashima Yesu. Ibyo mvuze hari icyo nkubeshyeye? Bakumeze nk'umuraperi. Ubundi mu buryo icyo bita rap n'imivugire y'umuntu ni rap. Iyo umuntu ari kubwiriza buraba ari gukora rap cyangwa se hip hop agenda rap. Ni abantu basuzanya ati mwaramutse mwiriwe abo hepfo y'umuhanda, abari muri rap buriya twaramutse ariko nta kigenda, ubwo nabo bari muri rap. Hanyuma Usanase Nice turakwakiriye. Murakoze cyane. Wamenyekaye cyane mu ndirimbo yitwa Ariho, indirimbo yawe. Umenyekana kandi mu ndirimbo Ikidendezi nkuko nabivuze, yako hari ukuboko kw'iburyo. Wabaye mu makorari atandukanye arimo Salem, uba mu makorari wagiye ufasha kuririmba ndetse unabahimbira indirimbo. Uzwi kandi mu ndirimbo yitwa Akato, hari indirimbo yo mu gitabo abantu bakumenyemo yitwa Amakuru y'Umurwa. Reka ari nayo dutangiriraho uririmbaho gatoya cyane. Ndakumva amakuru y'umurwa, uri kuratagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama yo, umunsi umwe nzawinjiramo. Nkunda kumva amakuru y'umurwa. Hallelujah. Amen. Amakuru y'umurwa ukunda kumva nayahe? Ni amakuru y'ijuru. Uwo murwa ni Kigali, ni Kinshasa, ni umujyi wa Kampala, nuhe murwa? Ni umurwa wo mu gihugu abera dusiganirwamo kuzagerayo, aho datari Imana, ibizima, abamarayika, Yesu, ahandi hejuru. Amen. Hari ahantu rahakumbuye? Ndahakumbuye cyane, ndahakunda. Nkunda guhora numva ibyiza byo mu gihugu, mparanira cyangwa se njya nsiganirwa kugira ngo nzagereyo. Yego. Wumva nugerayo ari nde mu ntwari tubona mu gitabo cya Bibiliya wumva uzabukumbuye kurebana nawe amaso ku maso, uretse ku Imana Data, Kristo, bizima bine n'abandi basanzweyo, ariko mu bantu babaye kuri iyi si uwo wumva uvuga uti nzamuhobera turebana amaso ku maso? Hari umuntu ushobora kuzabaza umuntu waguye mu mavuta. Yohani. Nuko umubaza ati wabishoboye ute musaza? Wamugani zamvugo zubu. Ati yabishoboye ate? Ati wabishoboye ute kugira ngo wemere uvuga ati ngiye ntabwo nihakanye, ngewe rwose ngo ni ingunguru, ni ikibindi, ingunguru y'amavuta, ngo arimo njya mbona, njya nkunda guteka mu rugo, njya ndeba ukuntu amavuta makeya reka duspose wende nk'ayifiriti ukuntu aba ameze, n'akantu n'agashari bakita agashari kagutonyangiza, akanyotwe. Ikinyarwanda cyiza bakita akanyotwe. Murakoze cyane. Akagashashi iyo kakuguyeho uba wumva ushize, ariko noneho reba kugira ngo amavuta kwa kunda amavuta uyashyira ku ziko akagera ubwaceceka
barangiza bakavuga ati twebwe tugiye kuyakujugunyamo, akavuga ati ngiye ndi tayari. Uzi ikintu kinshimisha muri iriya nkuru, ukuntu yavuyemo noneho habaye umusore, undi bitaga muzehe yavuyemo bavuga ati niko musaza izavuga yabaye umusore, yabaye mujene rwose, ubona ari ibintu byiza. Numva abavuga butumwa bavuga ngo yavuyemo yakoze dushe yanakoze n'umubiri buriya yakoze umubiri. Hanyuma na Daniel n'abakobwa b'intwari nagiye mbona. Daniel nawe ubwo ni mu rwobo rw'intare. Mu rwobo rw'intare, mbese byose ni mu muriro. Intare zivuye muri gym. Sadraka, Meshake na Abednego, ariko ari ibintu byantangaje kandi bijya bikunda kunshimisha muri Daniel. Daniel ukuntu bamujugunye mu rwobo rw'intare akabyemera, umwami akavuga ati yewe mugabo ukundwa. Noneho ngo zantare ngo zaramurebye ngo kandi rwose zari zishonje pe. Niko numva abavuga bavuga cyangwa se tuvuga twatojwe twumvishije, mbese niko tugenda tubyumva. Ngo intare ngo akigena mu rwobo rw'intare, ngo intare ziravuga twariye benshi, twariye inyama nyinshi, ariko iyi ngiyi yo manza hari baravuze ati yirarura. Noneho mu kuvamo nta hantu nasomye, uraza kumugura, nta hantu nasomye ukuntu intare zazamutse, ahubwo njye nahise nkeka ndavuga ati uri intare yagiye ijya hejuru y'indi. Daniel umukozi w'Imana agenda azamuka kuri esikariye ku ntare. Intare nizamurya. Nukuvuga ngo imigongo y'intare n'esikariye yabaye esikariye paka ageze hejuru, nta nigufa ngo ryize ryangirika. Ubundi ngabandi baba bageraga ngo amagufwa yabatangira kwangirika ngo bataranagera no hasi, zikabasamira hejuru rungana. Ariko we aho kugira ngo zize zigwa ku butaka cyangwa se sinzi, zaje zigwa zisanga intare zashashe. Ndimo gufashwa. Iyo nkuru wayihuza gute n'inkuru yo ku kidendezi? Ibuka uko Yesu yarimo kwigendera mu nzira, ari mu nzira ubwiwe ngo yiyumvamo. Haleluya. Ubwo Yesu yiyumvamo ko akwiriye guca hehe i Bethsaida ku kidendezi. Ngo hageze ngaramubwira ati niko urifuza iki? Aravuga ngo urabona urumva. Ati wowe wifuza iki? Ati rero mwami, abantu bose uko bageze hanga ya miruho y'isi, mwami urabona covid, mwami urabona ibyorezo, mwami urabona inzara, kandi Yesu warakuba urifuza iki? Ningabanya urusaku. Nawe ugabanya urusaku. Yesu amukubaza ngo urifuza iki? Ndafashishwa. Haleluya. Ngo ageze amubwira tumva, noneho umva ikintu cyantangaje, abandi bose bajyagamo mu mazi bakavamo bajandamye. Urabyumva ukuntu babaga bameze, imyenda birimo kugira amazi, ariko we ngamugezeho. Haleluya. Kuko we yarazi ko amaze igihe namutosa nagenda akagenda muri ari amazi agatoha, nta kintu afite cyo kwa we yarabizi. Yesu ibintu byose akora ababizi. Ngo arangije ngaramubwira ati noneho wowe ikorera uburiri bwawe ugere gute wigendera. Nice. Kimwe mu bintu bikunda guhangayikisha ku umuntu wasenze cyangwa se n'abandi bantu muri rusange, nuko n'umuntu ashaka agashaka agakora ubukwe ariko akabura urubyaro. Ni kimwe mu bintu bikunda guhangayikisha abantu, waba ushatse ukoze ubukwe cyangwa se warashatse wishingiye. Ndagira ngo abantu bari kuri icyo kidendezi bamaze imyaka myinshi ugira ijambo babwira. Ngewe umuntu waba wenda ameze gutyo atarabonye urubyaro cyangwa se atararubona, kuko umuntu ari akiri ku isi aba ari umukandida wo kubyara rwose. Umuntu agihumeka birashoboka. Nakubwira ngo ati wowe humura, shikama, Yesu niwe wenyine kwizerwa. Yesu yabishobora. Yego ndabyumva, wenda urarushye, urababaye, nibyo urabona abandi mwakoranye ubukwe babukoze nyuma, babukoze imbere yawe, bafite abana, ndabyumva birababaza, wenda biraryana, ariko humura. Umunsi umwe uzazana amashimwe, umunsi umwe mbese Uwiteka aragukunda kandi arakuzi. Humura nawe uzakikira. Namubwira ijambo rivuga ngo humura, Yesu arahari kandi Yesu rwose ariho. Yego. Yesu umunsi umwe azakubwira ati haguruka. Hanyuma usange watwise, usange mbese akora iki mu byerekeranye
n'umurimo w'Imana cyangwa se mu byerekeye no kwiha Imana, ese hari icyo ashobora gukora akihutisha isezerano? Ikintu navuga wenda kuri icyo ngicyo ni ukwihangana no gushima Imana, ukavuga ati Imana ese bimeze gutyo, okay, nimba bimeze gutyo ndagushimiye Yesu, ndagushimiye uko bimeze kose, ndagushimiye nubwo bwose bimeze gutya, ndagushimiye. Mbese ukagira gushima kandi ukagira no kwihangana, hanyuma ukagira no gusenga, Imana izabikora kandi izabikorera kwiyubahisha. Icyo kidendezi rero ku bantu badukurikiye wenda bakimazeho igihe kinini, nukuri Uwiteka ntacyo atakora, nkuko nahise bivuze, ni umukandida wo gutanga urubyaro ku muntu wese uri kuri iyi si. Hanyuma ndagira ngo noneho unaririmbe ku ndirimbo Ikidendezi wamenyekanyemo cyane, abantu bagiye bakumvamo mu ndirimbo iriya korari. Hati data ukunguku ndeba iyo abandi baje babona baterera mu mazi, njyewe nkasigara maze Yesu aramubaza ati ese ufite kwizera? Aramubwira muri bwa butware bwe, aramubwira muri bwa bushobozi bwe, aramubwira muri kwa gukora kwe ati ikorera uburiri bwawe wigendere. Yesu we urashoboye, Yesu we urashoboye, Yesu we urashoboye. Haleluya. Yesu arashoboye. Yesu arashoboye. Urakoze cyane rero, nice. Ni indirimbo abantu benshi cyane bagiye bakunda. Hanyuma uri muri studio murimo mukora indirimbo, wumvaga umeze gute? Numva n'abandi baririmbyi mwumvaga umeze gute, cyangwa uri muratera iyi ndirimbo wumvaga bimeze gute? Njyewe icyambere nuko mba numva nishimye muri njyewe. Ikindi kuba numva ibintu ngiye gukora bindimo, ufite ayo mavuta yo kuririmba, wumva uri mu mwuka wabyo, wumva unabishaka. Yego, nayo mvuye mu masengesho, nayo maze iminsi ni mu masengesho, mvuye mu masengesho. Ikidendezi rero kiraza nyine muri studio, byari moto. Hari abantu waba mwaramenyanye biturutse mu byerekeranye n'ubuhanzi cyane, ukavuga ati uyu muntu, hari umuntu wenda wari uri muri iki gihugu runaka aramamagara arambwira ati indirimbo runaka waririmbye narayikunze, byari bimeze gute? Dusangize wenda niyo utatubwira izina ry'uwo muntu, ariko utubwire ati yari muri iki gihugu iki n'iki, ati ni kimwe mu bintu wenda nishimira cyane yambwiye amagambo. Murakoze cyane. Ni muri Amerika, n'abantu benshi bagiye babimbwira hano mu Rwanda, n'abandi banyamahanga, ariko noneho ari umupasiteri uba muri Amerika wayikunze cyane, arambwira ati vraiment courage. Numva rero ni ibintu byo gushimira Imana, numva ni ibintu byo gushima rwose, nanamushimira ahantu ari, nanashima umuntu uwo ari we wese ukunda ibihangano byanjye, n'umuntu uwo ari wese waba ushyigikira. Hari ukuntu abantu banishimira umuntu akavuga ati ngewe rwose ndaza kukoherereza agasoda rwose. Abahanzi bajya babimbwira akavuga ati indirimbo nayiriyeho amadolari 1000 cyangwa nayiriyeho amadolari 2,000. Hari umuntu wayikunze arambwira ati ngomba gutura. Hari umuntu wigeze utura? Yego, yaratoye. Kuyihe ndirimbo? Ariho. Ku ndirimbo yitwa Ariho. Aha, twagiye uririmbaho gatoya. Yelele umva wahanuwe na Yesaya, ndabona Aburahamu amuhica 10. Uwo mwami w'Isalemu yamaze guhishurwa, ariho. Ariho. Nakahe gace ukunda muri iyo ndirimbo yawe wise Ariho abantu banakunze nayo cyane? Mu mihanda ya Yerusalemu baramurabutswe, bamubonye atambagira mu mbaraga ze nyinshi, muri bwa butayu bukakaye yabanye nawe, igihe nagiraga inyota nyinshi yanjyanye kwiriba
niba nakuye indirimbo igihamya cyuko Yesu ariho mu ruwo mwami wacu hari mipfundo ipfundo ry'amahoro mu ruwo mwami harimo ipfundo ipfundo ry'amahoro n'ubuzima nakuye indirimbo igihamya cyuko Yesu ariho mu ruwo mwami wacu hari mipfundo wowe ushidikanya yuko Yesu atari wasigaho ariho Wow, indirimbo nziza cyane ya Nice, abantu benshi cyane bagiye bakunda, nabonye yagirebwa n'abantu benshi hirya no hino ku isi, ndetse hari ikintu bagiye bagerageza kugenda bashyiraho commentaires zigiye zitandukanye bavuga bati ni indirimbo nziza mu by'ukuri. Nice, navuga ko ni indirimbo yagukoreye umuti. Yego. Wayibonyemo n'agafaranga. Hanyuma wigize kutubwira ko ukunda guteka. Ni ikihe kintu ukunda guteka cyane? Ngewe nkunda imvange y'ibirayi. Nkunda imvange y'ibirayi. Nkunda ibirayi, ibishyimbo. Yego. Hanyuma uyitekamo iki? Uyivangana n'iki? Dutekera imvange y'ibirayi tuyumva ukuntu bigenda. Uhata ibirayi ugashyira amazi ku mbabura, bigenda gute? Ndabanza nkahata nkaronga, ndaza nkategura ibirungo ndibishyiremo. Kwako ngiye nakunda wenda nkunda ibirayi muri rusange. Nkunda ibirayi muri rusange, urumva bya bitogosheje byaba ari ifiriti ndabikunda. Rero biterwa n'ibyo ngiye gushyiramo. Imvange irimo ibishyimbo, imvange se irimo amashaza, imvange se irimo utudodo cyangwa se inyamukuntu, ibintu nk'ibyo ngibyo nta kibazo. Bikwigisha iki ubihuje n'ijambo ry'Imana? Ikintu cyitwa guteka wabihuza gute n'ijambo ry'Imana? Ikintu nabihuza cyangwa se n'ubuhanuzi, kuri umuhanuzi wenda reka tuvuge umuntu ubundi yarose ari guteka, bisobanuye iki? Wamusobanuriye ngiye ukuntu wenda nabivuga ni kuba urimo mbese ari ibintu urimo gute nta muntu udakunda ko abantu ubatekera bakarya nyine bakarya bakagubwa neza, nta muntu utabikunda. Rero ibyo mbyo nabigereranya nk'ubu iyi ndirimbo ariho mu by'ukuri narayibatekera kandi mwayiriye neza cyangwa se mwayumvishije neza. Indirimbo sohora kubutega amatwi ukazunguka ukavuga ati wow nice courage, nuko mba natetse ibintu byiza. Umwigisha kugira ngo ajye kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se kwigisha nuko aba yabanjije guteka, arateka, yarabanza agateka, byanabona ngombwa akabanza kumva nimba ibiryo yatetse biryoshye. Ubwo kubyumva byumva ate nk'umuvuga butumwa nuko yibwiriza, icyambere no kubisengera, icyakabiri kuba bimuri ari muri uwo mwuka. Hari ibintu abantu wenda bitiranya, ntago navuga ngo iki n'iki ariko ari ibintu abantu bitiranya. Hari guteka ugateka neza, hari no guteka ugateka nabi. Byose biva hehe? Mu muteguro. Mu muteguro. Yes, abakunzi ba Maximate TV twizere ko mukomeje kuryoherwa cyane. Niba utarakora subscribe, kora subscribe ubundi ujye ubona ibiganiro byacu. Turi kumwe na Nice Usanase, niwe turimo turagenda tuganira, ariko n'umuhanzi ku giti cye yakoze indirimbo yitwa Ariho abantu benshi bakunze, hari amakuru y'umurwa, hari akato n'izindi ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Turi kumwe nawe rero ahangaha tugenda tuganira. Yarimo aravuga ku kintu cyerekeye no guteka ariko abihuza n'ijambo ry'Imana cyangwa se n'ubuhanuzi. Hanyuma Nice, niki uri kudutekera muri iyi minsi muri studio, bimeze biti? Ndimo gukora indirimbo iri muri studio, ndakeka ko mu kwa mbere izabigeze hanze. Ni indirimbo yitwa ahubwo manza kubona nari zaryageze. Manza zabageze kuri YouTube yanjye hari. Yitwa gute? Yitwa Igare. Igare. Yego. Irimo gutekwa nabyo byiza cyane. Igare se rimeze rite none ndagira nibanga abantu nyine niba irindire bayitegereza nyamatsiko itetse neza. Ni igare rya mico se? Zayumva agapfundikiye nyine agakomeza kabatera amatsiko. Yes, mwabyumvise rero igare. Ita amatsiko yo kumva igare rwose y'umuririmbyi w'umurokore.
hanyuma noneho kuri ubu ngubu umuntu washaka kugutumira wenda muri concert nubwo wenda zitari kuba mu buryo busanzwe byo mu nsengero ariko hari abakora ibiterane ku buryo bwa social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'abantu bifuza kuba bagutera inkunga bagushyigikira muri rusange bakubona gute ku mbuga nkoranyambaga zawe? Urakoze cyane. Abantu bajya kuri Facebook n'ubundi no kwandika Nice Usanase, kuri Instagram Nice Usanase, YouTube channel yanjye ni Nice Usanase. Aho noneho ho bita binaborohera cyane. Bita biborohera. Yego. Geze kuri YouTube yanjye urareba neza bita. Bagiyeho bakore subscribe. Hakazogera commentaire mbese. Nashiraho ni inyigisho ijambo ry'Imana. Ego nshiraho inyigisho ijambo ry'Imana, indirimbo zanjye nk'indirimbo yitwa Akato iri kuri channel yanjye ya YouTube. Nsaba abantu ahubwo ngo kugira ngo mukomeze mushyigikire. Nyamuneka dore manatetse neza. Mwaretse ntabwo twasoza. Hari abantu bavuze bati Yesu uriya mukobwa ko aririmba neza, afite umukunzi, uzaduha amazi ryari, amafanta n'iki ibintu byo kunywa, amasoda ryari rwose. Abantu nibakomeze babisengere, banasengere igihe runaka nyine ndategereje. Igihe runaka dutegereze. Ego igihe runaka kitazwi uko Uwiteka ni ugena ibihe. Mufite fiancé bimeze bite? Urabona ngo umusaza nikuriyemo akanje kare. Ubuse si ibangara. Reka tubishyire mu ibanga. Okay. Hari abana muri iyi minsi baririmbye indirimbo ivuga ngo nahawe ijambo, Dorcas ndetse na Vestine. Iriya ndirimbo warayumvise? Wayumvise ute? Neza cyane. Nabana bazi kuririmba, bafite amajwi meza, bahagurutse neza, kandi ubona ko barimo gukora ibintu byiza. N'ubuhe butumwa wabaha? Icyambere nuko ngenda bakunda. Aho bari bumve ko mbakunda. Ikindi nuko babwira ngo courage kandi Uwiteka akomeza abajya imbere. Yego. Dirimba gato ku ndirimbo yabo. Agace gatoya cyane ukundaho. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Ariko ubu ngubu nahita nyigera muri hanjyana yanjye ariho umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami, warakoze mwami. Reka tugushimire cyane Nice, wakoze cyane. Reka nsezeranya abakunzi ba Maxime TV ko indirimbo Igaru kisoho utwemerere tuzaba bambere mu gukorana ikiganiro cyane rwose. Indirimbo ya mbere nkisora iki mbese itaranagera no kuri YouTube. Nzaza aribwo ikigera kuri YouTube. Ubundi ndabizi bafite amatsiko yo kumva indirimbo y'umurokore yise Igare. Wakoze cyane Nice. Murakoze cyane, ndabashimira. Yesu abaho umugisha. Hari abari badukurikiye rero muri hirya no hino, reka namwe mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Kuri wowe utarakora subscribe, kora subscribe ukande kuri iyo nzogera kugira ngo ubona ibiganiro byacu tuba twaguteguriye, kugira ngo bijye bitabikugeraho ubifite muri telefone yawe cyangwa se kuri machine. Bashimire cyane, nshimire cyane kandi King Saint uri kuri kamera. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Sinzi nimba hari isengesho wadusengera tugana ku musozo. Mwami Yesu, turagushimiye, turaguhimbaje. Wakoze kubana natwe kandi uri kumwe natwe iminsi yose, uhimbazwe. Turi imbere amaso yawe rero, wakoze kubana natwe muri gahunda twe dufite z'ibiganiro, wakoze kubana natwe, waturinze, uturinda ubugingo ndetse n'umubiri, uhabwa icyubahiro. Dusengeye mwami abantu bazabikurikira kugira ngo uzabahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kandi bazakuremo ibifasha ubugingo ndetse n'imibiri, kandi hazagira ikintu gikoreka muri bo. Natwe tuzagushimira TV y'umugisha, natwe duha umugisha, n'abazabikurikirana bose ubahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Sozo basezera. Yesu abahe umugisha, turabakunda cyane. This is Maxime TV. This is Maxime TV.
Maximed, link up with the world.